abakobwa benshi bari bibaza ati niki gituma umusore ahinduka? Yego rwose, niki gituma urukundo rugabanuka kuvuga ukoresha cyane? Bakirengagiza yuko amakosa hato na hato bakora cyangwa se hari ibibazo bya hato na hato bigira bigatuma urukundo rucogora kuvuga ukoresha cyane. Nyamara rimwe na rimwe ikibazo ntabwo ari urukundo cyangwa se ikibazo ntikiba ari uko atagukunda, ahubwo ari imyitwarire imwe n'imwe abasore benshi badakunda ku rukundo cyangwa se badakunda mu rukundo. Gusa wewe ukagomba muri ibyo ngibyo mu mandazi ati niki gituma ibyo ngibyo byose biba. Ariko ubwo wonye video usanga wabonye igisubizo, usanga wabonye umuti cyose cyananiranye, iruhutse uvuga ati ahwi mutima we tuza, kubera ko uyu munsi tugiye kureba ibintu 7 bituma umusore adakunda umukobwa, nyamara umukobwa akigumira muri ayo ngayo. Niyo mpamvu rero usabara kwikina ino video kugera ku musozo kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Cyo nagushishikariza no kugera ku musozo kubera ko harimo inama udushya, kandi uza gusoza ino video wamenye ayo makosa ku buryo turongera kwakora ukundi, ku buryo uzayirukana ubuziraherezo. Niba unyemereye ka dutangire ikintu cya mbere. Naho ikintu cya mbere ni ukubeshya. Nta musore wishimira kubeshywa, kandi sibye n'umusore gusa, nta muntu wese yishimira kubeshywa. Gusa muri icyo gihe bisa nkaho biba byeze, kubera ko icyizere cyamaze kugabanuka, relationship nayitangira kujya mu kaga gakomeye cyane, kubera ko ahantu hose hari ukubeshya, buri kintu cyose kirahahunga, kubera ko ntawe ukunda kubeshywa. Niyo mpamvu rero kubeshya ari bibi cyane kurenza ko babitekereza. Bibaye byiza tukajya tuvugisha ukuri, gusa abenshi byatunaniye. Naho kabiri, guhora ugenzura biri kintu. Akenshi uzasanga umuntu agenzura birenze, ukumva ati kutamamagaye uri kumwe nande cyangwa se nguri he. Gusa ibi ngibi abenshi turabikoresha, gusa byatunaniye. Gukunda kumenya amakuru ni byiza cyane, ariko nanone kugenzura buri kintu biragwana cyane, ndetse nabi cyane kurenza uko babitekereza, kubera ko kugenzura havamo amahane, akaga ndetse n'ingaruka zigiye zitandukanye. Bibaye byiza rero twabireka, kubera ko kugenzura birenze ni bibi cyane. Kugenzura gahoro ni byiza, ariko nanone kugenzura birenze ni bibi cyane kurenza uko babitekereza. Gusa benshi babyumvishe bumva yuko ari ubusa, cyangwa se bakumva yuko ari ibisanzwe ntacyo byangiza mu buzima bwabo cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa wowe ubeshye birakwangiza, n'ubeshya bikamwangiza kuvuga ukoresha cyane. Naho gatatu ni ukubaha umusore. Buriya kubaha rwose ni byiza cyane, ntako bisa, kubera ko icyubahiro ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri wese akunda kubaha, kandi ni byiza cyane rwose. Abasore benshi baha agaciro icyubahiro, kandi usibye no kuha agaciro icyubahiro ni cyiza cyane kurenza uko babitekereza. Iyo wari usuzugurwa cyangwa ugasekwa, urukundo rugenda rugabanuka kuvuga ukoresha cyane. Bibaye byiza rero icyubahiro twakagihaye inzira tukajya n'umwanya, kubera ko dukunda kubahwa ariko ntidukunda kubaha. Nigute twisanze ahantu simbizi rwose. Naho kane, guhora ugereranya. Abantu benshi baragereranya, kandi kugereranya ni bibi cyane kurenza uko babitekereza. Kuki utameze nka kanaka? Iryo jambo abantu benshi bakunda kurikoresha. Aya magambo arakomeretsa cyane ku ruvundo kuri hejuru cyane, kuko atuma wumva utihagije, atuma ukureho icyizere, cyangwa se ukumva yuko n'abandi bantu bawukureho icyizere. Gusa bibaye byiza twabireka, gusa abenshi byatunaniye cyane. Naho gatanu, gukunda intonganya zidafite impamvu, cyangwa se icyo twakwita amakimbirane. Nta muntu ukunda guhora mu makimbirane, gusa twisanga twabigezemo. Nawe ubikunda, ahubwo icyo wari yiteze si cyo ubona. Abasore benshi bakunda amahoro n'ituze, gusa twanga kubihabwa cyangwa se tubura ababiduha. Nigute twisanze ahantu aho umuntu akunda ikintu ntakibone, ahubwo agahabwa icyo adakunda. Naho gatandatu, kudashyigikira cyangwa se kutamushyigikira mu bihe bikomeye cyane. Umusore akunda kubona umuntu umuba hafi, gusa muri iki gihe biragoye ko wabona umuntu ukuba hafi, kubera yuko akwanga kube hafi y'ibintu bikomeye ahita yigendera akagutera uw'inyuma, ugasigara mu mazi abira, ugasigara ururwana wenyine. Nigute twisanze ahantu aho umuntu ahuye n'ibibazo abura umukurikirana cyangwa se abura umwitaho, ariko yajya mu byiza akabona abayoboke. Iyo uhora umucira urubanza cyangwa se wari ucira urubanza umuntu aho kumushyigikira, biramubaza cyane, bigatuma acika intege kurenza uko babitekereza. Gusa biba byiza twabikurikiza, gusa byatunaniye.